nkubwire ngo ubwo Yesu ari mu buzima bwawe were gutinya ikibi cyose kuko Yesu yari mu buzima bwawe. Nta guhangayika, nta guhura n'ibikomeye, nta guhura n'ibigeragezo, nubwo byaza ariko guha imbaraga zo kubigucishamo. Mana ishimwe, Mana ihimbaze. Ntabwo bavuze hano mu Rwanda, mukozi w'Imana, ntabwo bavuze hano mu Rwanda, ku isi hose, ni ku isi hose. Nushaka uri muri Amerika, nushaka uri Canada, nushaka uri muri Afurika y'Epfo, icyambere nuko ari ku isi yose. Nyuma yo gukozwa n'isoni baramenya yuko Uwiteka ari we Mana. Baramenya yuko Uwiteka ari we Mana. Reka ngutangarize iki kintu, bihanuriye ndi kuri iyi kamera, bihanuye ndi kuri iyi kamera. Nubwo ibyo ngibyo ubireba ukabona bikomeye cyane, ukabireba imbere yawe ukabona bimeze nk'umusozi, ukabireba imbere yawe ukabona bimeze nk'intare cyane ikwasamiye, ariko ndagira ngo utangarize ngo nyuma y'ibyo byose, ndagira ngo utangarize aho ngaho wicaye Imana iri kuhakorera. Ndagira ngo utangarize aho ngaho wicaye, haba ari muri Amerika, haba ari mu Buhinde, igihugu cyose waba urimo, Imana irimo kuhakorera. Muririmbyi yararimbye ngo mpande zose urahari Imana we. Aho ngaho rero wicaye naho Imana irahari mu buryo bwose bushoboka. Bakagutera bagiye gusubizwa inyuma, nibarangiza gusubira inyuma bagira isoni bamware. Amen. Haleluya. Amen. Uyu munsi birashoboka rwose yuko bagiye kumwara. Mana yambwiye ngo mpumurize abantu bababaye ndetse bafite n'ibibazo. Abantu bababaye ndetse bafite n'ibibazo, babwire ngo Uwiteka murengezi wabo aracyahari. Wuzuze mu maso habo ipfuno ndetse ry'igisuzuguro, kugira ngo bashake izina ryawe Uwiteka, kugira ngo bashake izina ryawe Uwiteka we. Bakorwe n'isoni batinye iteka ryose, kandi bakorwe n'isoni ngo nibarangiza bagiye kumwara mu buryo bwose bushoboka, barakorwa n'ikimwaro. Bakoze ibishoboka byose bashaka kuburizamo bizinesi yawe, bakoze ibishoboka byose bashaka kuzimiza ubuzima bwawe, bakoze ibishoboka byose bagira ngo bakwambure buri kimwe cyose ubitse. Ariko nagira ngo utangarize ngo inshuti yanyu mwene data, uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 50 53 549. Emmanuel Catering Service, umukiriya n'umwami. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana udukunda kandi wakurikira ibiganiro byose tugeza kuri iki cyane. Kamvuga ngo ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeye ndetse n'abawe bose hafi na kure, aho muhereye hose mu bice bitandukanye. Abahereye mu majyaruguru turabasuje, burasirazuba, irengera bwaryo, mwese turabaramukije. Umujyi wa Kigali, intara yacu ya gatanu, diaspora, mwese turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Kamvuga ngo amahoro y'Imana nabane namwe kandi umugisha w'Imana ubasesekareho n'abanyu n'ibyanyu byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ngize umugisha udasanzwe, ndi kumwe n'umukozi w'Imana, muramuzi, ntabwo rwa mbere tumwakiye kuri izi kamera, ariko kadushimye Imana ko ngiye kamushoboza kugira ngo ngere aboneke. Turagusuje mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, murakoze, nanjye nsubuje n'abadukurikiye.
Yego. bari hirya no hino ku isi, haba mu Rwanda, haba muri Afurika y'Epfo, haba muri Australia, haba muri Amerika, ndetse ubwo nshatse kuvuga ibihugu byose, kuko hano turi gukurikirwa n'abantu benshi batari bakeya cyane. Yego. Ubwo rero bose aho bari ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Umeze ute se? Ameze neza. Ndi kuririmba ya ndirimbo ivuga ngo ubwo atagipfuye nanjye singipfuye, yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. ubwo atagipfuye nanjye singipfuye, yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. Yes, uko niko ndi rero. Ubwo waramubaje ngo meze nanjye ndimo ndaririmba iyo ndirimbo mvuge ni ubwo atagipfuye. Yego. Nanjye ntago nyipfuye. Wari ufite ubwoba bwo gupfa ariko ufite ubwoba bwo gupfa. Oya nyine hari igihe umuntu agera mu rugamba urukumva, wagera mu rugamba mu runtu nyine rw'urugeragezo akabatira hose noneho uru runtu noneho rwaje, ariko noneho warangiza ugahita wumva iyo ndirimbo ugahita wuzuza ukavuga ati ubwo atagipfuye nanjye singipfuye, nanjye ntago nyipfuye. ariko wabonaga ko ugiye gupfa ariko wibuka ko adapfuye. Oya rebo nyine naguye ngo hari igihe hari igihe iyi si ari igihe itibirindukana suruntu koko noneho, ariko noneho ugahita uhura na ryajwi byigirije ngo ubwo atagipfuye nanjye singipfuye, yatsinze urugamba nanjye nzarutsinda. Ubwo nyine ngahita numva yuko ubwo atagipfuye, ngahita numva yuko yatsinze urugamba nanjye nzarutsinda, ibyiringiro bikagaruka. ayo ni mashimwe dufite. Kaze ngo ashimwe Yesu gutanga ibyiringiro ku babibuze. Yes. Wari umeze neza ndabibona. Yameze neza, ngira ngo urimo urabireba, ntacyo nashinja Imana rwose. Kuko umwami Yesu ankunda, ndamahoro kubw'imbabazi ze nyinshi, ndamahoro naho ndiho naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose, ndamahoro. Uko niko nyine turamo. Reka tubwire abantu ngo turi mu mahoro kubwo kwizera Kristo. Turamahoro. Amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro, kandi dushimye Imana yuko igushoboje. Dushimye Imana yuko igushoboje kuboneka. Ntago biba byoroshye cyane cyane ko n'isi nayo ibidukeneye bitewe no kugira ngo dushaka n'ibyo bakumubere. Roho nzima mu mubiri muzima. Cyane ubwo kumvira Imana. Cyane rwose byabaye ngombwa ko uyu munsi ngaruka. Haraciye iminsi itari mikeya ariko ndagarutse. Yego, reka tugusana no mbere ko dukomeza ikiganiro cyacu nzaramye Imana, usenga Imana uma gusenga Imana, dukomeze mukagiye kutuyobora. Gusenga nibyo rwose. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana nziza kandi uri rubasha, urera urakiranuka, uri Imana igira neza, uri kwizerwa. Iyo uvuze biraba wategeka bigakomera ibyiringiro by'abera. Data mwiza, uri Imana yera, ni imbere yawe nyagahora ku ngoma, ni imbere yawe ndetse n'imbere n'ubwoko bwawe, ariko mbere na mbere ndakwinginze kugira ngo izina ryawe rikomeze ryamamare mu mitima y'abantu, bamenye yuko uri Imana kandi ushobora byose. Rero nyagahora ku ngoma, ngiye gukora ikiganiro, ariko ntambutsa n'ibyo wambwiye, ariko ndakwinginze kugira ngo ntagire ibyo nongeraho, ahubwo mvuga ibyo mvugishijwe nawe. Ngaho rero koze nyagahora ku ngoma, kuko uri Imana ifite imbaraga kandi ukaba uri rubasha, ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti umucunguzi w'abera. Amen. Amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza udusenge. Nzaramye mbere yuko nguha umwanya kugira ngo utambutse ubutumwa bwiza Imana yagwaye. Twabonye ufite icupa ngo nimba ari akabiya karimo, nimba ari amavuta, nimba uje gutwara ko kwidekara unywa akabiya. Ubu rero iryo cupa ibyo ni iki birimo? Iryo cupa risobanuye iki ko byabyibaje? Ikibazo abantu bashobora gutangira ati ni akabyeri, ati cyangwa se ni arikeri. Iri cupa urirebye wabona rimeze nka rikeri, ariko handitseho ngo ikira, ariko wenda urebeye abantu handitseho Brands of
refined oil, hani Spanish extra virgin olive oil, amavuta ya olive. yes ni amavuta ya olive. Yes. Amavuta ya olive wenda ku batayazi cyane bayita elayo. Bita elayo. Aya ni amavuta bitwa elayo. Elayo rero niyo bakoresha bimika abashumba. yes elayo sangiye kunyimika. Amavuta ya elayo akora ibintu bikomeye cyane. Mbese amavuta ya elayo ni ay'agaciro. Tugira ngo wenda tubwire abantu amavuta ya elayo ntabwo ushobora kuyasanga muri butike izo arizo zose. Reka nkureke unakomeze udasobanure neza, ushobora gusanga biri mu cyigisho cyawe cyangwa by'Imana gutumye ukomereze uko umwuka agiye kuyobora niko akomeza. Nyine aya mavuta abantu barimo bareba, aya mavuta ni ay'igiciro gihenze, ni ay'igiciro gikomeye. Nari niba mvuga ngo aya mavuta ntabwo ushobora kuyasanga muri butike izo arizo zose. Aya mavuta ntabwo ushobora kuyasanga muri karitsiye utuyemo. Aya mavuta ni ay'igiciro gikomeye cyane. Aya mavuta ikintu nshatse nayeretsweho ndimo nsenga saa 9 z'ijoro mu masaa 11 naje kwerekwa aya mavuta ngo nyavugeho kandi mvuga ibyayo. Kandi nindangiza kuvuga ibyayo mvuge nagahatse aya mavuta ndetse n'ikintu Imana yabimbwiriye ngo mbivuge. Ati bimeze gute rero? Aya mavuta ya elayo avura indwara zikomeye cyane. Twibutse abantu tubabwire ngo aya mavuta ntabwo ajya aroga. Hari amavuta aroga se ubundi? Oya, tugendane neza. Aya mavuta ntabwo aroga. Arimo amavuta aroga nyine. None se nepo ariya mavuta asanzwe uramutse yanyweye ntiwapfa. None se wayanywa? Aya mavuta wayanywa ari mabisi. Ari mabisi. Icya kabiri, aya mavuta wayarya ku biryo ari mabisi. Aya mavuta wayisiga ari mabisi. Twibutse abantu tubabwire ngo ku rugamba ba Dawidi barwana intambara, iyo bajyaga ku rugamba, kubera ko ibi biti byabaga hariya muri Isiraheli, none iyo bajyaga ku rugamba bagakomereka, aya mavuta bayashyiraga ku bisebe bagahita bagira gute, bagahita bakira, bagahita bomoka ibisebe byabo. Bivuze iki? Aya mavuta aromora. Bivuze iki? Aya mavuta iyo umuntu yanyweye afite ikibazo cy'uburozi arakira bitewe n'uburyo wayanyweye. Aya mavuta buri akora ahantu hose, muri kimwe cyose. Bishatse kuvuga iki? Aya mavuta murimo mureba, aya mavuta ni ay'agaciro gakomeye cyane. Aya mavuta iyi ngiyi ni litiro. Iyo ugiye kuyigura wenda munusa muri butike cyangwa se muri za supermarket, aya mavuta agura 17,000, hari n'agura 20,000, hari n'agura 24,000, hari n'agura 40,000 bitewe n'ahantu wagiye kuyagurira. Bishatse kuvuga iki? Aya mavuta ni ay'igiciro. Twumvikane, wowe udukurikiye ubanze wumve icyo nshaka kukubwira kuri aya mavuta, banze ubyumve neza. Aya mavuta rero mu masaa 11, bigeze saa 11 za mu gitondo nimo nsenga Imana, nasoje gusenga Imana, ndabwirwa ngo mbabwire ngo aya mavuta akora ibintu nk'uko wumva yuko atajya aroga, cyangwa se iyo umuntu ayanyweye akagera mu buzima bw'umuntu ahindura ibintu bishyashya, cyangwa se akiza indwara zitandukanye mu buzima bw'umuntu. Ngo Imana yambwiye ngo iki? Yambwiye ngo Imana cyangwa se Yesu Kristo afite imbaraga zirenze twebwe uko dutekereza, ndetse n'uko twumva, n'imbaraga zacu twebwe uko dukora, uko twabitekereza. Aya mavuta nk'uko afite agaciro gakomeye cyane mu buzima bw'umuntu, kandi tukaba tubwirwa yuko Yesu ari hejuru y'imbaraga zose.
ngo mbabwire yuko yesu iyo ari mu buzima bw'umuntu, iyo yesu yinjiye mu buzima bw'umuntu, iyo atambutse arabyumva. iyo yesu ari mu buzima bw'umuntu, iyo agenda arabyumva. iyo yesu ari mu buzima bw'umuntu, iyi ndwara imuteye irakira. iyo yesu ari mu buzima bw'umuntu, abadayimoni barahunga. iyo yesu ari mu buzima bw'umuntu, indwara zari zaraje ziragenda. iyo yesu ari mu buzima bw'umuntu, haleluya, amen, ibitavuga imana bicecekera imbere yiwe, haleluya. iyo yesu ari mu buzima bw'umuntu, mana ushimwe, iyo yesu ari mu buzima bw'umuntu atanga agakiza mu rugo. iyo yesu ari mu buzima bw'umuntu atanga amahoro. iyo yesu ari mu buzima bw'umuntu yishyura amadeni. iyo yesu ari mu buzima bw'umuntu atanga ubugingo buhoraho. iyo yesu ari mu buzima bw'umuntu, mana ushimwe, aya mavuta nk'uko afite agaciro gakomeye mu buzima bw'umuntu, iyo yayanyweye indwara zirahunga. ni nako yesu yari mu buzima bw'umuntu, imbaraga mbi z'umwijima zigenda. iyo yesu ari mu buzima bw'umuntu, atereka nkubwire ngo yesu ari mu buzima bw'umuntu, iyo atambutse muri karitsiye biragaragara. iyo yesu ari mu buzima bw'umuntu, haleluya haleluya, iyo ageze muri karitsiye biramenyekana ko yagezemo. iyo yesu ari mu buzima bw'umuntu, iyo ari muri karitsiye akoreramo akazi, bamenya yuko ubuzima bwe ubuzima bw'imana buri ku buzima bwe. iyo yesu ari mu buzima bw'umuntu, haleluya, gushaka biremera nshuti yanjye. iyo yesu ari mu buzima bwawe, mana ishimwe, iyo yesu ari mu buzima bwawe biramenyekana. yego, haleluya. yesu yambwiye nkubwire ngo ubwo yesu ari mu buzima bwawe, were gutinya ikibi cyose, kuko yesu yari mu buzima bwawe. ntabwo uhangayika, ntabwo uhura n'ibikomeye, ntabwo uhura n'ibigeragezo, nubwo byaza ariko guha imbaraga zo kubigucishamo. mana ishimwe, mana ihimbazwe, mana ishimwe kandi ihimbazwe. reka dusome umurongo muri Bibiliya bigendana, utangariza yuko imana iri kumwe nawe. utangarize ngo ubwire ngo imana iri kumwe nawe. mana ishimwe kandi imana ihimbazwe. birakomeye umunsi wa none ku buzima bwawe, ariko ndagira ngo utangarize nshuti yanjye, nongeye ngaruka kukubwira ngo mana yambwiye ngo mpumurize abantu bababaye ndetse bafite n'ibibazo. abantu bababaye ndetse bafite n'ibibazo, babwire ngo Uwiteka murengezi wabo aracyahari. mana ishimwe, amen, dusomere, haleluya, amen, dusomere umurongo waho, Timoteyo wa kabiri, umurongo waho wa 4, ibice 15, ibice 4, umurongo waho wa 16. tumve icyo Imana ivugana na hamwe. ibice 4:16 harabuze ngo, yego, mwiburana ryanjye rya mbere, mwiburana ryanjye rya mbere, tugendane mwene data, ntawampagarikiye. mwiburana rya mbere nta wigeze umpagarikira, ahubwo bose barampanye. mwiburana ryawe nshuti yawe, reka ngutangarize, mwiburana ryawe nta muntu wigeze uguhagarikira. mu bibazo wahuye nabyo nta n'umwe wigeze ukuba hafi. bose bagize guterata, baraguhanye, bose baraguhanye. ongera unsubiriremo. mwiburana ryanjye rya mbere, yego, ntawampagarikiye, yego, ahubwo bose barampanye, ntibikababarweho. ngo mwiburana ryanjye, haleluya. noneho nagira ngo nkubwire ngo mwiburana ryawe nshuti yawe, mwiburana ryawe nshuti yanjye, reka ngutangarize ngo bose baraguhagarikiye barakureba. bose baraguhagarikiye barakureba, barangije baravuga ngo bitababarwaho, barangije baravuga ngo bitababarwaho. bose barimo bakurebera,
wahuye n'ibibazo barakurebera, uhura n'ubushomeri barakurebera, uhura n'amadeni barakurebera. Haleluya, Mana ishimwe. Uhura n'inzara barakurebera ngo kugira ngo bitababarwaho. Haleluya, haleluya. Hari urubanza waburanye, umva nkubwire mama, urubanza rwose ntabwo ari ukuburana urubanza rwa hariya muri gereza, ndetse n'urubanza rw'ubuzima. Hari igihe umuntu aburana n'umutima bitewe n'igihe arimo, bitewe n'ubushomeri arimo, bitewe n'intambara arimo. Reka ngutangarize ngo mwiburana ryawe, komeza mukozi w'Imana, komeza. Yego, mwibona ryanjye rya mbere ntawe wampagarikiye, ahubwo bose barampanye ntibakabibarweho. Ya karindwi, nyamara umwami wacu yarampagarikiye akomeza. Yego, kugira ngo ubutumwa bubwirizwe n'akanwa kanjye butagabanije, abanyamahanga bose babwumve. ngo ariko wongera usubiremo, ongera usubiremo. nyamara umwami wacu yarampagarikiye, nyamara umwami wacu yarampagarikiye, arankomeza. nubwo ibyo ngibyo ubireba ukabona bikomeye cyane, ukabireba imbere yawe ukabona bimeze nk'umusozi, ukabireba imbere yawe ukabona bimeze nk'intare cyane ikwasamiye, ariko nagira ngo utangarize ngo nyuma y'ibyo byose Uwiteka aje kukuburanira. Nyuma yo guhura n'ubushomeri Uwiteka aje kukuburanira. Nyuma yo guhura n'intambara zikomeye Uwiteka aje kukuburanira. Nyuma yo guca mu gikombe ukabona biragucanze Uwiteka aje kukuburanira. Nagira ngo utangarize ngo hari igihe ubuzima bw'umuntu bumucanga, ariko Uwiteka aje kukuburanira. Mana ishimwe. Haleluya. Komeza kubwako kari gasigaye hepfo gato. Yego, kugira ngo ubutumwa bubwirizwe n'akanwa kanjye butagabanyije, abanyamahanga bose babwumve, nuko nkira akanwa k'intare. ngo kugira ngo ubutumwa bwanjye bubwirizwe n'akanwa kanjye butagabanije, abanyamahanga bose babyumve, nuko nkira akanwa k'intare. Haleluya. ndagira ngo utangarize ngo mama wowe unkurikiye, ndagira ngo utangarize ngo wa mupapa wowe unkurikiye, ndagira ngo utangarize icyiciro cyose waba urimo, ndagira ngo utangarize yuko Imana igukijije akanwa k'intare. Haleluya. Imana igukijije akanwa k'intare. Imana igukijije akanwa k'intare. Hari igihe akanwa k'intare kajya kaza ku buzima bwawe, ukabona karasamye rwose. Hari igihe ubushomeri buza ku buzima bwawe, hari igihe indwara zihaguruka ku buzima bwawe, ariko nagira ngo utangarize nshuti yanjye mwene data, ukiza akanwa k'intare. Haleluya. Nagira ngo utangarize yuko ukizwa akanwa k'intare. Ntambara zahagurutse ari nyinshi kukurwanya ku buzima bwawe, ubushomeri burahaguruka ari bwinshi kukurwanya ku buzima bwawe, ariko nagira ngo utangarize nkubwire ngo ndi kuri iyi kamera, nagira ngo utangarize yuko Imana igukijije akanwa k'intare. Imana igukijije akanwa k'intare. Waba uri muri Afurika y'Epfo, waba uri Canada, waba uri Sowarusi, niba ari hehe ntumbaze ibihugu byo muri isi uko bingana, ariko nagira ngo utangarize ngo Imana igukijije akanwa k'intare. Amen. Imana igukijije akanwa k'intare. Imana igukijije akanwa k'intare. Hari igihe umuntu agera mu kibazo gikomeye cyane kikamubera ingutu, ukabona nta hantu ho guca, nta hantu ho kugikirira, ariko nagira ngo utangarize ngo Imana igukijije akanwa k'intare bana. Imana igukijije akanwa k'intare. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amina. Yesu ashimwe kandi azahora ku ngoma. Yo, haleluya. Yo, reka twongera dusoma ahandi hantu. Mu izina rya Yesu turimo dusoza. Mu izina rya Yesu Kristo. Yohana 21:5. Mana ishimwe. Yego. Mana ishimwe. Muririmbye aravuga ngo mpande zose urahari. Ngo Mana we, haleluya. Ndagira ngo utangarize nubwo aka kanya utwicaye hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndagira ngo utangarize aho ngaho wicaye Imana iri kuhakorera. Ndagira ngo utangarize aho ngaho wicaye, haba ari muri Amerika, haba ari mu Buhinde, igihugu cyose waba urimo Imana irimo kuhakorera. Muririmbye ararimbye ngo mpande zose urahari Mana we. Aho ngaho rero wicaye naho Imana irahari igiye kuhagera.
haleluya, amina. Mana ishimwe. Dusomere mu izina rya Yesu muri Yohana 21:5. Yego. Yesu arababaza ati, ugeze kuri 6. Yego. Yemwe bana banjye, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Ese mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Ntacyo dufite. Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato. Nimujugunye urushundura iburyo. Murafata. Nuko bararujugunya. Ntibaba bakibasha kurukurura. Kuko ifi zari nyinshi. Haleluya. Imana ishimwe. Nimo ndabwirwa ngo nkubwire ngo wowe mwene data unkurikiye, birashoboka yuko wasenze amashengesho menshi cyane bikanga, birashoboka yuko wagenza urutayu bwinshi cyane ntazi uko bungana, ibintu bikananira na pe. Birashoboka yuko haleluya, birashoboka yuko wakoze ibishoboka byose mu muryango kugira ngo nawe ube watera imbere bikanga. Birashoboka yuko washatse kuba washaka bikanga, ariko ndabwirwa ngo noneho reka nkubwire ngo naga urushundura rwawe. Hindura isengesho nkubwire mwana, hindura isengesho nkubwire mwene da, hindura isengesho nshuti yanjye, hindura isengesho. Noneho naga urushundura. Haleluya. Nigeze ncoma ijambo riramfasha riranezeza mu mutima wanjye. Haleluya. Nasomye Yobu 5. Riranezeza. Rirambwira ngo noneho hamagara hakumva. Mbese ngo nuweho mubera ngo wahamagara ngo akagusubiza ngo cyaka kumva. Nawe zenguruka ure mu miryango yawe, uzengurukure muri famiye zawe, urebe neza niba hari uwo wahamagara akakumva. Barahamagaye baranze pe, banze kukumva. Reka ngutangarize, ushobora kuba ufite n'amafaranga menshi, ufite buri kimwe cyose, ariko nta kintu yagukemurira, amahoro wayabuze. Yego. Usibye Yesu ni utanga amahoro, usibye Yesu ni utanga ibyiringiro. Muririmbye yararimbye ngo muri Yesu ngo niho nzibera. Nta handi wabonera amahoro atari muri Yesu, nta handi wabonera agakiza atari muri Yesu, nta handi wabonera ubutwari atari muri Yesu, usibye muri Yesu gusa. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe mwene data. Haleluya. Mungu asifiwe. Imana yacu iracyakora kandi iracyafite imbaraga. Haleluya. Mani mbwiye ijambo nsorezamo, mwiri ijambo nsorezamo ngo ndikubwire. Imana ishimwe. Haleluya. Mani iracyakora mbwiye ijambo nsorezaho ngo ndikubwire. Reka ndebe uko rivugara. Mana yacu ni nziza cyane. Haleluya. Umva aravuze hatsomereza buri 83:18. Haleluya. Mana yacu ni nziza, ariko Yesu araryoha koko. Zaburi 83:18. Yego. Reka tuhumve ukuntu ariko uwo murongo wo hejuru umbanzirize turebe 83:17 turebe icyo wabo. 17 haravuze ngo wuzuze mu maso habo ipfunwe ry'igisuzuguriro. Yego. Kugira ngo bashake izina ryawe iteka. 18. Yego. Bakorwe n'isoni batinye iteka ryose, bamware barimbuke. Yego. 19. Yego. Kugira ngo bamenye yuko witwa Uwiteka. Yego. Ko ari wowe wenyine usumba byose, utegeka isi yose. Haleluya. Narushi iri jambo riryo mawe none hanga ngo ndikubwire. Haleluya. Amen. Mana yanjye wavuye. Ndasubirayo. Haleluya. Mabarira asubiremo gatoya. Kuko iri ni ijambo mpawe pe, nta nubwo nari naripanze, ndari ngo ndikubwire. Yego. 83. 83. Reka tuhasubiremo mu izina rya Yesu. Yego. Hasubiremo. 17. Yego.
wuzuze mu maso habo ipfunwe ry'igisuzuguro, wuzuze mu maso habo ipfuno ndetse ry'igisuzuguro, kugira ngo bashake izina ryawe Uwiteka, kugira ngo bashake izina ryawe Uwiteka we, bakorwe n'isoni batinye iteka ryose, kandi bakorwe n'isoni ngo nibarangiza batinye iteka ryose. Haleluya. Bamware barimbuke, kandi nibarangiza nyuma bahure n'ikibazo cyo kumwara. Haleluya. Reka gutangariza aka kantu mubwire nshuti yanjye mwene data, wari uzi neza yuko abarozi bajya bamwara bakagira ipfunwe bagatinya barangiza bagasubira inyuma? Wari uzi neza yuko abapfumu bajya batinya bakamwara barangiza bagasubira inyuma? Haleluya. Ndumva ndi gufashwa. Wari uzi neza yuko umurozi akuraga guhera ku wa mbere akakuroga umwaka wose, yabona udapfuye agasubiza n'ipfune n'ikimwara agasubira inyuma? Ese wari uzi neza yuko iyi myaka ugejeje, iyi myaka uriho, guhera mu kwa mbere kugeza ku itariki ya mbere y'undi mwaka, haleluya, numva ndi gufatwa. Wari uzi neza yuko hari abarozi bigeze kugerageza bakuroga, ariko kugeza n'ubu ngubu umunsi ukaba ukiriho? Wari uzi neza yuko bagiye gusubizwa nyuma n'ipfunwe? Kandi nyuma yo gusubira inyuma n'ipfune barangiza bakanwara, yayiwe azakarimbuka. None ko bagiye kumwara barajya he? Ko bagiye kumwara barajya he? Ko Imana twiringiye ariyo yambukije Abisiraheli ikabambutsa inyanja itukura, yarangiza kubambutsa inyanja itukura, yarangiza kubambutsa inyanja itukura, bagera hakurya ngo bagacuranga. Ibyo narabibabwiye. Imana ko igiye kubamwaza, abarozi bagerageza gukora tekinike zose zishoboka, bakagerageza kuroga umuntu akivuka mu nda ya nyina, bashaka kumuvutsa amahirwe. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana rirambwiye ngo nkubwire ngo haleluya, abakuroze, abakurwanyije mu buryo bwose bushoboka bakagutera, bagiye gusubizwa inyuma. Nibarangiza gusubira inyuma bagira isoni bamware. Amen. Haleluya. Amen. Uyu munsi birashoboka rwose yuko bagiye kumwara. Homereza uwo murongo wa 19. Ngo nyuma yo kumwara baragenda gute? Kugira ngo bamenye yuko witwa Uwiteka. Nyuma yo kumwara, reka nkubwire, hari ibintu Uwiteka kubitira kure, hari indyajya kubita, kugira ngo bamenye yuko Uwiteka afite imbaraga. Haleluya. Ko ari we wenyine usumba byose, ko ari we wenyine usumba byose ku isi yose. Amen. Haleluya. Ndagira ngo utangarize ngo ikibazo cyawe wari ufite mama, ndagira ngo utangarize ngo ubushomeri bwawe wari ufite, ndagira ngo utangarize ngo buri kintu cyose wari ufite cyari kikubaza ku buzima bwawe, menya yuko Uwiteka ari Imana ku buzima bwawe. Amen. Ku isi yose, kandi ntabwo bavuze hano mu Rwanda, mukozi w'Imana, ntabwo bavuze hano mu Rwanda, ku isi yose, ni ku isi hose. Nushaka uri muri Amerika, nushaka uri Canada, nushaka uri muri Afurika y'Epfo, icyambere nuko ari ku isi yose. Nyuma yo gukozwa n'isoni baramenya yuko Uwiteka ari we Imana. Baramenya yuko Uwiteka ari we Imana. Reka ngutangarize iki kintu, bihanuriye ndi kuri iyi kamera, bihanuriye ndi kuri iyi kamera, ndabizi neza, bihanuriye ndi kuri iyi kamera, ndabihanuye ndakubwiye ngo kubwo gukurikirana iyi video ukayumva yose ugasozanya natwe mu kuri kwa hera kose, Imana igiye gusubiza ibyakurwanyaga inyuma. Ndakubwiye ngo Imana igiye gusubiza ibyakurwanyaga inyuma. Kumwara rwose, bagiye kumwara mu buryo bwose bushoboka, barakorwa n'ikimwaro. Bakoze ibishoboka byose bashaka kuburizamo business yawe, bakoze ibishoboka byose bashaka kuzimiza ubuzima bwawe, bakoze ibishoboka byose bagira ngo bakwambure buri kimwe cyose ubitse. Ariko nagira ngo utangarize ngo inshuti yanyu mwene data, ukaba wumvisha ubuhanuzi, ndagira ngo utangarize ngo Uwiteka agiye gukora icyumutse ku buzima bwawe. Haleluya. Ese reka mbatangarize aka kantu babyeyi, reka mbatangarize kano kantu bene data, mwari muzi neza ko Imana igitanga transfer yo guhindurirwa ubuzima? Akereka da, reka ngutangarize ngo Imana igitanga transfer yo guhindurirwa ubuzima. Imana itanga transfer yo guhindurirwa ubuzima. Waruzi neza yuko kwa muganga bajya batanga transfer iyo umuntu arwaye indwara ikomeye cyane, aragenda akajya hariya centre de santé, yagera centre de santé bikaba ngombwa yuko bamutransfera, bakamutransfera hirya aho ngaho CHK,
ndagira ngo utangarize ngo mwene data wowe warunkurikiye Imana iguhaye transfer yo guhindurirwa ubuzima. Iki kintu ntabwo cyumvishe neza. Hari igihe umuntu aba mu buzima, ubuzima bukakaye cyane, ubuzima bw'ubushomeri, ndetse kugira ngo have mbese bigasaba izindi mbaraga byaramucanze. Ariko nagira ngo umubwire ngo nubwo byakomeye imbere yawe ntabwo byigeze birenga Imana. Imana yakira cyakora. Imana igice kikesha amajwi niyo yabari ibihumbi n'ibihumbagiza, ariko Imana iracyariho. Kuko icyambere cyo Imana rivugira ngo icyubahiro cyayo ntabwo izigera gihundi mama, ntabwo izigera gihundi mubyeyi. Uko byagenda kose ijambo ry'Imana iracyakora. Uko byagenda kose Imana yacyakira iracyari mu bitangaza. Nigeze cumi zambe irambwira ko Imana yakoraga kera ngo nubu ni kugikora. Ndagira ngo utangarize nguko yakije abandi nawe ni kugiye kugukiza. Birashobora kuba ari igisasuro wari uriho, birashobora kuba ari ikibazo wari ufite, birashobora kuba ari ikintu gikomeye cyane wari ufite ku buzima bwawe kikugoye. Ariko ndagira ngo utangarize ngo mwene data singiye kukubwira ngo reka nkubwire Imana ikurije intege, ariko icyo ngiye kukubwira cyo ni kimwe, nuko hari icyo Imana ikoze ku buzima bwawe. Reka ngutangarize mwene da, ese wari uzi yuko namenye neza yuko indwara ya mbere ibaho hari ukutizera? Indwara ya mbere ibaho nuko utizera. Iyo utizeye rero burya ibintu byose biba byapfuye, kandi Imana nta nubwo igikora nabizera. Ariko nanjye nyihagaze mu butware bw'Imana, nyihagaze mu kuboko kw'Imana, nyihagaze mu bushake bw'Imana. Haleluya. Nkunda kwibwira abantu nkabwira ngo umunsi umwe Yesu yigeze kujyana n'abigishwa, ajyana n'abigishwa ku musozi, ariko areba hakurya arangije abona igiti kinini cyane, mu giti kinini cyane cy'umutini. Ngo arakireba, ngo arangije ngabona yuko hari imbuto nziza yaryaho nyine, yaryaho kuri icyo giti. Ngo arangije ngo barambuka ajyana n'abigishwa, ngo bageze hakurya, ngo bageze kuri icyo giti, ngo basanga ngo Yesu ahageze we asanga nta kintu kiriho cyo kuryaho. Haleluya. Turacyakomeje bene data. Ngo ahageze ngo asanga hari igiti kigize guti gihari ariko nta kintu kiriho. Arangije arakivuma gitaki cyuma ku kanya. Ngo abigishwa barangije baravuga ese arakivumye burya gise cyuma. Ngo ariko ako kanya ngo Yesu ikintu yese abwira abigishwa be, yarahindukiye abwira abigishwa arababwira ati umva mwebwe mwitinya ngo mugire ubwoba ngo iki giti ngo kirumye ngo nuko nyivumye. Arabwira ati muzakora n'ibirenze ibingibi, mwebwe muzaterura kino giti ndetse n'umusozi biriho mugende mushyire mu nyanja. Haleluya. Ndagira ngo utangarize ngo Uwiteka aratubwiye ngo nitwizera tuzategeka n'ibibazo tubikire mu nyanja. Aka kanya ni imbere ya kamera, izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ikibazo wari ufite ndagiteruye ngiteretse mu nyanja katika jina la Yesu. Imana ishimwe kandi Imana ihimazwe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Tugiye gusenga n'Imana ndimo soza, tugiye gusenga n'Imana ndimo soza. Ariko icyo tuzi cyo ni kimwe, twabonye Imana ihagurutse ibirema, twabonye Imana ikora ibikomeye, twabonye Imana yishyura amadeni, twabonye Imana ikiza uburwayi, twabonye Imana ikora ibikomeye. Reka ngutangarize mwene data, ikibazo cyose wari ufite ntabwo gikomeye imbere y'Imana. Imana iri hejuru y'imbaraga zose, iri hejuru y'imbaraga z'abakonikoni. Haleluya. Hari akantu kamwe nari ngiye kuvuga ariko nzakababwira ngarutse bene data, ntabwo nabura kubabwira. Ndakabwira ngarutse, ariko umuntu nzakabwira ngarutse, kuko kazi niyo ipfundo, noneho niyo ipfundo rikomeye cyane. Pfundo iri pfundo rwose, reka ntabwo nabibabwira kuko ndabizi ko nzabivuga pe, nzabivuga kuko n'ingaruka nzabivuga. Reka dusenga Imana mama, ntabwo nabibabwira rwose, ndabona wapi mufite amatsika ariko sinabibabwira kuko icyo nzi cyo ni kimwe, Imana iri muri ngeri mo kunyongora ngo mbivuge ko ntabwo nabivuga rwose, nimbabarire ariko nzabibabwira pe. Yo Mana we, Mana oya. Mana ndagushimye ndaguhimbaje kuri Imana y'imbaraga, uri Imana igira neza, uracyari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Oya nyine ndabizi ni imbaraga ziriya ndasizi, ibyo byo ndabizi, ibyo byo nzabitambutsa. Mana we Mana ushimwe ibyo ngibyo byo wageze ku ibyo nabizi rwose, narabibonye. Habwa icyubahiro kuko Imana igira neza. Ndagushimiye, uri nyiri icyubahiro, ukora ibikomeye kandi uri gitangaza.
Mana we uri gitangaza kandi cyabagutangarira ku manywa na nijoro. Ushimwe. Nyemerera izina ryawe rikomeze ryubahwe. Gusenga kwanjye nakwinginze kugira ngo ukumve. Iri sengesho rimanuke. Cyangwa rizamuke. Rimanuke rigere kuzimu. Yaba no hejuru rizamuke. Rikora ibikomeye mu izina rya Yesu. Si kuzimu bazituke kubwira isengesho. Abantu baziritse bazituke kubwira isengesho. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndabizi neza yuko uri Imana igikora kandi Imana igikora ibikomeye. Ndabizi neza yuko uri Imana yiyeretse Eliya ikamanura umuriro igatandukanya ba Bayali ndetse n'abahanuzi ba Bayali ndetse n'umuhanuzi w'Imana. Ndi imbere yawe, ndi imbere ya kamera. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti kugira ngo umuntu wese warudukurikiye, kugira ngo umuntu watangiranye natwe akabasozanyije natwe, uwo nguwo mukorera igitangaza, uwo nguwo muremera ikintu gishyashya. Ndakwinginze Uwiteka Nyiringabo Imana kubwo gusenga irisengesho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Bese muri make bombe icyo bitwa bombe misile, iyo umuntu ayiteye mu kirere ikira moteri y'indege. Nanjye irisengesho naryohereze kugira ngo rikurikire ikibazo cy'uyu muntu. Irisengesho naryohereze kugira ngo rikurikire ikibazo cy'uyu muntu, rishwanyaguza imbaraga mbi z'umwijima ku buzima bwiwe, rishwanyaguza imbaraga mbi z'abadayimoni bamuhagurukirijeho mu izina rya Yesu. Rimukize indwara arwaye ku buzima bwiwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndabizi neza yuko uri Imana igikora. Ndabizi neza yuko uri Imana ikirema ibitangaza. Nawe komeza gushimwa nyagora ku ngoma. Kandi Uwiteka icyo nzi cyo ni kimwe. Yaba ari indwara barwaye nibamara gukira bazagushima. Yaba ari amadeni bafite nibamara kuyishyura bazagushima. Yaba kimwe cyose. Yaba ari akazi bafite babuze, nibamara kubona kandi kazi bazagushima kuko uri Imana y'inyembaraga kandi uri Imana igira neza. Amen. Ngaho urakoze urakarama rero nyagora ku ngoma. Abahanuzi ba Bayali mbese barasenze ngo barasenga ngo barimo barahamagura Imana ngo za Bayali ngo mbese bagera igihe baranikebagura ngo bari nikatagura. Ariko twebwe wowe tuguhamagaye ntabwo twirirwa twikatagura, nitwirirwa twikebagura. Reka kandi uko nuza Eliya yakoze ntabwo yigeze yikatagura Mana. Reka ahubwo icyo yakoze ni kimwe, yaraguhamagaye nk'Imana urangije itumanura umuriro uhita wemeza abahanuzi ba Bayali. Icyo ngicyo turakizi. Nanjye ndimereye ahangaha kuri iyi kamera ndakwinginze kugira ngo wemeze abanze kwemera, wemeze abapfumu, wemeze abarozi mu izina rya Yesu. Wemeze indwara barwaye mu izina rya Yesu. Twebwe ntago twikebagura, ntago twiri bwikatagure, ahubwo tuzi neza yuko duhamagaye Imana yumva, tuzi neza yuko duhamagaye Imana ivuga, ikora, igasubiza. Urakoze urakarama, ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti umucunguzi w'abera. Amen. Amen. Reka tugushimire, uzayivuga ubutaha. Nimero za telefoni. Yesu ashimwe. Nomero yanjye ni 0788 59 84 26. Ni 0788 59 84 26. Bene data, Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bakomereza amaboko. Ni ukuri bagirire neza kuko Imana twizeye n'inyembaraga. Murakoze cyane. Shalom shalom. Reka tugushimire wowe wabanye natwe muri kino kiganiro kuva tugitangiye kugeza tugishoje, tugisubikiye ahangaha. Dushimiye mukozi w'Imana wabanye natwe, ariko kandi nawe wabanye natwe turagushimiye. Reka tugusezereho tubwire ngo ibiganiro byacu kumusabana akagaruka, tuzasura ubutaha. Ciao ciao. uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafitiye ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish,
amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 50 53 54 9. Emmanuel Katanga Service.